This is BYT kabisa. Uyu munsi rero twageze kuri Ethnographic Museum of Rwanda, aho twagiye kureba ukuntu byari bimeze kuri uyu munsi kabisa mukuru, mbese n'umunsi wahariwe mize. Ubwo rero twagezeho twabonye byinshi bitandukanye, aribwo turi kumwe na cameraman nawe yabasha kubereka ibigize Ethnographic Museum of Rwanda, namwe mukabasha kubona seragica yaho kabisa. Ariko nababwira ko ari ahantu heza. Rero uko mumbona ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuhungu nawe witabiriye igikorwa cyo gusura Ethnographic Museum of Rwanda. Reka nze nawe tugirane ikiganiro kabisa, ababwira ukuntu byari bimeze. Nitwa Mr Variji cyangwa se Kizabaraza Valence, nkaba niga amateka muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nanjye uyu munsi naje kwizihiza umunsi mukuru wa museum ku rwego mpuzamahanga. Nkaba naje kureba byinshi bitandukanye najyaga mbyiga mu mateka ku ishuri bisanzwe, ariko nigire kuri feed noneho kugira ndebe ukuri. Noneho twabonye ibintu bitandukanye, ibintu byakoreshejwe n'abanyarwanda bo hambere n'umurage muri rusange. Rero byanshimishije kubona ibintu bimaze imyaka irenga 100 kuzamura bibitswe kandi biri protected, bigifite umwimerere. Rero uyu munsi uvuze byinshi ku banyarwanda, ndakeka ari ibyo. Murakoze. Mr Variji, none se kuba wasuye mize yitwa Ethnographic, kuri wowe ubifata ute mbese, cyangwa se ko wayisuye wiga iki ku buryo ibyo wiga byagushishikariza gusura mize? Mu by'ukuri kuba nasuye mize nabifashe nk'igikorwa kirenze kuri gihe, kuko niga History and Heritage Study. Twigamo ibintu bigendanye na archaeology, dusangamo za artifact, ibintu byinshi bitandukanye byakoreshejwe n'abanyarwanda bo hambere. Birumvikana iyo uzije hano kuri field nk'aha kuri Ethnographic Museum ya Huye, uba ufite amatsiko, uba ukeneye kumenya byinshi bitandukanye, kuko nimba warabyize mu masomo uba ushaka kureba noneho physically kumenya ukuri kwa k'ibyo wiga nyine in theoretical, ukabimenya mu buryo bufatika, ku buryo uramutse nabibonye ahantu runaka nawe wazatanga umusanzu ukabizana hano kuri Ethnographic Museum. Birumvikana rero turi ku isi guys, ba witonze kabisa. Rero murumvishe ko ikintu nawe yiga amateka ndetse n'umurage. Rero abanyeshuri mwiga amateka n'umurage rwose muba mukwiye kuza kureba amateka y'igihugu cyacu, mukamenya ahantu igihugu cyahoze, mbese mukamenya byinshi bitandukanye bijyanye n'imibereho y'abanyarwanda. Rero umuhungu turi kumwe mu kiganiro, reka nze mubwire ko turi ku isi kabisa. Ubu namuhaye ikaze hano ngaha mu kiganiro. Reka nze noneho tugere kuri topic ya turi ku isi mu kiganiro tugirana ku mutumirwa uba waje. Icyo kiganiro murakizi cyitwa Ukuri Kose Vibes. Niho wumvishe Ukuri Kose Vibes? Ukuri Kose Vibes ni ikiganiro nzi cyane kandi ndagikunda, nikurikirana buri munsi. Ahubwo nawe nimba aribwo wumvishije Ukuri Kose Vibes, wajya kuri channel yitwa Turi ku isi ugakora subscribe kugira ibiganiro bitazajya bigucika, bikugereho kugira. Niba ariho wumvishe Turi ku isi TV, ndetse akaba ariho umenya ikiganiro Ukuri Kose Vibes, reka nze nayo nkubwire ngo kanda subscribe, share, ndetse of course Turi ku isi guys, ba witonze. Turi ku isi TV, subscribe, comment and share.